nyine bakumva nyine nta kigenda. So ubu nyine yingerageje ngo ndebe ibintu birashoboka ko nge mbaye nanicaye abandi bagakora byakunda, nza gusanga bitakunda ko byanaje no mu gihugu kinini cyane byageze ngo ngenza na kamera enye kuri tele. Ariko kandi mu byavuzwe byose harimo no kuba ngo impamvu Kiramani yaba yaragurishije imodoka ye, ibibanza n'ibindi bikoresho hari uko ngo ashobora kuba yari amaze kunoza umugambi wo kujya gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse ngo n'ibyangombwa akaba yari abyicaranye, ndetse ibi nawe ubwe mu kiganiro kuri RTV byaramucitse asa nk'umena iryo banga, ariko nyuma ashaka kwigarura uretse ko bitari bigishobotse. Nibumve ngo nakennye, nkumve ngo nabaye wa muti nyine wo hasi nyakujya ubwo gusabiriza oya, ntabwo nageze kuri urwo rwego, nta nubwo nakennye ku byo byagera kuri urwo rwego nyine, cyangwa se nta nubwo biteze no kuhagera. Nimbona bigiye kuhagera nzahita nurira indege ngende. Ya visa urayifite? Tugarukira. Ariko se Kiramani koko yarakennye nk'uko bikomeje kuvugwa? Niba yarakennye se yakennye ku kihe kigero? N'iki se cyaba cyaratumye akena bene aka kageni kugeza ubwo igihugu cyose kiri kumwota? Reka tubiganireho nkubwire imva n'imvano y'ibi byose muri iki kiganiro, kandi ndaza kukubwira ubuzima busharira uyu mugabo yanyuzemo bw'ubukene bukabije n'ibibazo by'inzitane, ariko nyuma akaza kubyikuramo agahinduka umubosi wa benshi mu byamamare muri sinema y'inaha. Gusa mbere yuko nkomeza, reba hasi handitse subscribe ukandeho kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro bicukumbuye nkugezaho umunsi ku munsi. Njye wumva nitwa King Sent, naho hano uri kunyumvira ni kuri Rotation Media. Ngwaye ikaze. Kiramani yashyize umucyo ku bukene bumuvugwaho. Uyu ni umutwe w'inkuru, ariko nyirambuye yose iragira iti: niyo nshuti ya Nick umaze kwamamara muri sinema nyarwanda nka Kiramani yanyomoje abamaze iminsi bavuga ko yugarijwe n'ubukene bukabije bwatumye yirukana abakinnyi bose yakinishaga muri filime ze, ndetse akanagurisha imodoka ye. Ibi rero uyu mugabo yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'igihe.com, aho yarabajijwe niba koko yaragurishije imodoka ye kubera ubukene. Avuga ko abantu badakwiriye kwizera ibintu byose bivugirwa ku mbuga nkoranyambaga. Ati icyo nkunda kubwira abantu ni ukutagendera ku kintu cyose kiri ku mbuga nkoranyambaga, bagendere kuri icyo. Nta kibazo na kimwe cyabaye kuko nta mukinnyi ntahembye, nta n'uwo nirukanye yewe, ahubwo ni kwa kundi ushobora nko kugurisha ikintu ukabwira umuntu uti nakigurishije kugira ngo ngire ibyo nkemura, we agahita avuga ati buri bwo yatangiye kugurisha ibintu yakennye. Kiramani yavuze ko nubwo adakennye nk'uko babivuga, ariko ngo muri sinema yahuye n'igihombo gikomeye yatewe n'uburwayi amaranye iminsi. Ati maze igihe nararwaye, muganga yansabye kuruhuka bihagije, mbonye ko ninjya mu byo kuruhuka kandi abakozi banjye bagomba guhembwa bizagorana, nahise mbiha abantu babikurikirana, ariko byose byarahombye kuko bamaze amezi ane bafata amashusho, ariko nayareba ngasanga rwose nta wa mwimerere wanjye urimo. Mbonye ko bitari ku rwego nifuzaga rero mpitamo kutabikoresha. Uyu mugabo yavuze ko byinshi mu bibazo byavuzwe hagati ye n'abakozi be bamwe nta byabaye, ahubwo ari abantu ngo bagiye babikuririza. Icyakora ngo ni inkuru zamusigiye amasomo menshi kandi atandukanye. Ati ikindi ibi bintu bimaze iminsi byanyigishije ni uko abantu baba bashaka ko wikubita hasi bakaguha urw'amenyo. Ikindi hari ukuntu najyaga ngirira neza umuntu akambwira ngo nzayisanga imbere, ariko simbyumve. Ubu rero nibwo ndi kubibona ko ibyiza nakoze biri kungarukira, biri kunyereka urukundo rw'abafana, bari kumpumuriza, bari kumba hafi, nkahita numva ko umutima mwiza ugomba kwibukwa inshuro 1000. Wasanga ari Imana iba yarabikoze kugira ngo mbone ko ibyo nakoze nabisarura. Uyu mugabo Kiramani kandi yakanye amakuru yuko afite gahunda yo kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iyi minsi. Ati ntabwo ngiye kugenda, ariko isaha n'isaha nagenda bibaye ngombwa. Hano ndacyafite amahirwe menshi kandi meza, keretse mbonye wenda ntakibona amaronko. Mu gihe rero hari nta kintu njya gukurayo. Ikindi mfite umuryango hano, nzakorera igihugu cyanjye. Ubwo se nk'abo bana bose mba ndi gukoresha ntihari byinshi mba nabarinze? Nzakomeza gukorera igihugu cyanjye. Kiramani yavuze ko urwego abantu bashyizeho bikomeje kumubaho no kumuvugwaho atari rwo mu by'ukuri ibintu biriho. Ariko si uyu Kiramani ukomeje kuvugwaho ubukene ngo buri kunuma, ubundi ni muntu ki? Amazina ye yose yitwa Niyonshuti ya Nick. Uyu ni umukinnyi wa filime na komedi, akaba umwanditsi wazo, akanaziyobora, ndetse akaba na producer byose icyarimwe. Kiramani yavukiye Nyamirambo mu Biryogo, mu yandi magambo ni ukuvuga ko ari umuryogo.
ndetse n'ababyeyi be niho bakomoka. Urugendo rwe muri sinema narwo ubwarwo ruratangaje cyane ndetse rwuzuyemo amasomo menshi umuntu ashobora gukuramo. Bijya gutangira byose, Kiramani avuga ko ngo byatangiriye mu rugo. Umunyarwanda we yarabyitegereje niko kugira ati burya koko byamera kose mwene Samusure avukana isunzu. Uko niko byagenze rero no kuri Kiramani, kuko impano yo gukina filime ntabwo yizanye gutyo gusa, ahubwo ngo buriya Kiramani ayikomora kuri se umubyara, kuko ngo nawe nibyo akora. Gusa kuba ngo papa we yarabikoraga ibyo ntibyari bihagije ngo tumumenye, kuko byasabye ko aca mu maboko y'uwitwa Nyakiso kugira ngo tumumenye. Uti byagenze gute rero? Ubundi mbere yo kwinjira muri sinema, Kiramani yari umudisc bana. Ni babandi baba bicaye ku mihanda no ku mabaraza bacuruza amafilime n'indirimbo ku maflash disc, benshi mu bita aba DJ. Icyo gihe rero ajya guhura na Nyakiso ngo yari amaze iminsi aharaye komedi ze yirirwa zikina buri kanya. Maze rimwe rero ngo Nyakiso acaho Kiramani yakoreraga. Aciye aho rero umwana wari hafi aho yaramubwiye ati dore ba Nyakiso baciye hano bagiye gukina filime. Ako kanya Kiramani yahise afunga ibyuma arahaguruka arabakurikira. Ngo yaragiye yicarira mu twatsi agiye kureba uko bya bintu ahora areba babikina. Mu gihe yari yicaye aho rero haje kuba igisa n'igitangaza. Ngo hari akarore kabonetse abura umuntu wagakina. Abantu bose bari bakinnye ariko ako karore abura umuntu uri bugakine. Nibwo rero bamusabye ko yagakina, n'abatazuyaje yarabyemeye aragakina. Akigakina agakora neza cyane. Maze iyo komedi isohotse abantu benshi bari baziranye na Kiramani baramuhamagara baramubwira bati tukubonye muri Nyakiso. Aha yahise ahakura igitekerezo gikomeye cyari kigiye kumuhindurira ubuzima. Yaribajije ati niba nakina akantu gatoya kuriya abantu bakagakunda, byamera bite noneho ninjiye muri timu ya Nyakiso tukajya dukinana mu buryo buhoraho? Yahise yegera manager witwa Amzos amugezaho icyifuzo cye, nawe kuko yari yarabonye ubuhanga bwe aramwemerera. Rimwe rero ngo Nyakiso aza kumuha role yo gukina ari umusirikare, maze nawe ntiyabatenguha ayikina neza cyane. Maze kuva ubwo ahita ashyirwa mu bakinnyi ba hafi b'imena bazajya bagaragara buri gihe muri Nyakiso comedy. Nguko Kiramani yinjiye muri sinema byose abikesha Nyakiso. Uyu Nyakiso kandi yanazamuye abandi banyarwenya ndetse n'abakinnyi benshi bakomeye muri sinema nyarwanda barimo Mitsutsu, Aisha n'abandi benshi. Abo bose rero yababereye umusamariya mwiza nk'uko nawe ubwe yiyita umusamariya. Kuva yakwinjira muri timu ya Nyakiso rero yahise afatiraho biza gukunda, ahinduka umukinnyi ukomeye kugeza nubwo atangiye gukora filime ze bwite, nazo ziramukundira ziramuhira. None dore hageze uyu munsi umwafunze. Kiramani ni umugabo ufite umugore n'abana babiri. Impamvu uyu musore yashatse akiri muto rero, kimwe n'urundi rubyiruko rwose, yaje gukubagana hagira uko yigenza aryamana n'umukobwa, ariko ntibyamuhiriye kuko yisanze yamuteye inda. Yari afite imyaka 22 yonyine. Icyo gihe byabaye ibibazo bikomeye cyane. Iwabo w'umukobwa birakomera, bamutegeka gusanga umusore wamuteye inda akabavira mu rugo. Mu yandi magambo, Kiramani w'imyaka 22 yari agiye gushaka umugore akiri muto. Icyo gihe ngo yari umukene wo kubabarirwa. Umusore ngo wari ugeze icyo gihe ataranatunga y'ibihumbi 101, akaba mu nzu y'ibihumbi 30, ariko nabwo abana n'abandi basore 4. Yumvaga nta buryo bubaho azatungamo umugore akubaka urugo ngo bishoboke. Gusa ngo yaje kubona nta kundi afata umwanzuro wo kumuzana. Barabana nubwo nawe atari yibeshejeho. Banyuze mu bihe bigoye by'ubukene bukabije no kurya ubusa, ariko barihangana banyura muri ubwo buzima bakomeza gukundana. None uyu munsi babaye abakire, baguze inzu, baguze imodoka, bafite amashopu y'imyenda, inkweto n'ibindi. Nyuma yo gukora ubukwe rero nabwo bwavuzweho byinshi. Ubu we n'umugore we babayeho neza mu buzima buryo